inama y'ubuzima. Burya ni byiza ntako bisa ko abantu baganira bakajya inama bakungurana ibitekerezo maze bafashanya bagatera imbere. Nubwo muri aka kanya ari njyenyine uvuga, si ukwiharira ijambo, nuko ariko bishobotse. Ariko ikoranabuhanga ryarabyoroheje, n'undi azandika cyangwa akoresha ubundi buryo, twese bitugereho. N'ubu mvuga njyenyine, ndavuga ndanguruye ngo nanjye numvireho, nanjye birandeba. Nahoze nibaza ngo abantu bavuga ko ndinde, bambona bate? Hoye, reka ndeke kubaza rubanda, ahubwo nkubaze wowe nshuti yanjye, wowe twirirwana, mwebwe munzi neza, nimundebere, nimumbwire. Ngaho mbwira nshuti yanjye, mbwira uko ndi, mbwira uko mbona, maze nanjye ndusheho kwimenya. Ayo magambo abantu bavuga ko ndinde, mwebwe se, wowe se uvuga ko ndinde, sinjye uyadukanye. Tuyabona muri Bibiliya, Matayo 16 umurongo wa 13 n'uwa 15, aho Yezu abaza abigishwa be uko abantu bamubona, nabakababaza uko bamubona. Ariko se kuki abandi bagomba kujya mu byanjye? Kuki ngomba kubabaza ngo nkunde nimenye neza? Nuko bimeze, umuntu ntiyaremwe ngo abeho wenyine. Umuntu yaremewe kubana n'abandi. Babivuga neza mu ndimi z'amahanga ngo umuntu ni sosiyale. Undi yakurebeye, akurebeye ku ruhande, akubwira neza ishusho yawe nyayo. Yego, natwe ubwacu tugomba kwimenya, kuko burya utazi yava ntamenya n'iyajya. Ariko nanone ngo nta mutwe umwe wigira inama wakifasha gusa, umuntu agirwa n'abandi, umugabo agirwa n'undi. Uwo mugenzi wawe, uwo nguwo ukuri iruhande, ni impano, ni kado ikomeye itagombye gupfa ubusa. Yagombye kugufasha kurushaho kwimenya, ukanarushaho kumenya uburyo watera imbere. Kuko akenshi uko tumeze muri kamere yacu, turibeshya tukibwira gusa ko turi beza, turi n'abatagatifu wenda, cyangwa se iyo byabaye bibi tukavuga ko turengana, ko abandi ari bo babi. Ariko wareba neza ugasanga ari ukwikunda gusa. Ibyo bita nanone mu ndimi z'amahanga egoisme. Niyo dukunze kugerageza ngo dukore neza, hari ubwo usanga kenshi ari twe twishaka muri icyo cyiza ngo twishime, cyangwa se badushimagize. Ariko iyo ubajije undi, akubwira neza uburiwe, kuko hari ubwo yakubwira yagukundiye nanone atakuryarya, akakubwira ko nta muhugira kandi uvuga ko utanga byinshi. Hari ubwo wasanga bimeze nka bimwe by'abafarizayi bo kwa Yezu batangaga ibisagutse, cyangwa se akakubwira ko uri umugome kandi uvuga ko akenshi uhora werekana amenyo useka. Ashobora kuba ari uburyarya cyangwa ari imibare. Ashobora kukubwira ko uri igica cyangwa ukoresha agahato, cyangwa se uri umunyagitugu kandi wibwira ko urengera abandi. Kuko akenshi uko kwikunda kuri muri kamere yacu kuduhuma amaso tukibona neza gusa. Nyabuneka, niba ufite umuntu iruhande rwawe wagufasha kwimenya, wabaza ukagira iyo nshuti nziza yagukundira, ayo mahirwe ntagucike. Bibaza kenshi ngo nyabuneka mbwira ukomeze, mbwira uwo ndiwe, maze nawe wimenye. Simvuze ngo tuzigira ibitebo batuyorere mu ivu. Nanone ngo abahigi benshi bayobeje
impigi cyangwa baraziyobya. Natwe tugomba kwimenya, ariko burya undi ijisho rya mugenzi wawe ni impano ikomeye igomba kugufasha kwimenya, ni impano ikomeye igomba kudufasha kumenya abo turibo. Twese tugerageza kwimenya, ariko undi adufasha kurushaho kwimenya. Byaba amahirwe ubonye inshuti wabwira uko imeze, nayo ikakubwira, mwese mukabwirana. Ibyo byaba ari umugisha utagira uko usa. Maze rero, ubwo nta mutwe umwe wigira inama, ahubwo wakifasha gusara gusa uwo mugenzi wacu utiri iruhande, aho kugira ngo tumubonemo uje kuducura, uje gutuma tutamererwa neza, ahubwo tumubonemo utuma twimenya, uwo twabaza ngo naturebere, kuko hari aho tutareba. Kuko mu byo bita subjectivité, mu kwikunda twibona neza kandi akenshi tutari beza. Mugenzi wawe rero, mugenzi wanjye, nambere, nakubere, mugenzi wacu natubere uburyo bwo kwimenya neza, maze dutere imbere.